Reka mbashimire cyane kandi mbifurize ibihe byiza aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, ibyo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi Imana ikomeze ibagirire neza. Iyi ni inkuru navuga ko ibabaje cyane ndetse iteye agahinda y'urupfu rw'umugabo witwa Bizimana Jean Baptiste wapfiriye ahitwa Katabaro ni muri Kimisagara. Ni ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo uyu mugabo yatangiriwe n'abagizi ba nabi baza kuba bamuhemukira ndetse birangira ahasize ubuzima. Navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, ni ubugome bukomeje kugenda bugwira hirya no hino. Ngira ngo indi nkuru nanone turi buze kugenda tugarukaho ni mu karere ka Ngororero, ahavugwa umugore wakoreshaga umukobwa akazi ko mu rugo, ariko ngo yatashye bwije umunsi w'ejo, hanyuma ngo asanga atarateka, birangira rero amumenyeho amazi ashyushye ku mubiri wose. Uyu mwana w'umukobwa arashya ku buryo navuga ko buteye ubwoba. Ngira ngo izo nizo nkuru tugiye kugenda tugarukaho. Reka mbasabe kugira ngo mubane natwe kandi mukore subscribe mwebwe mutari mwayikora, kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bikomeze bibagerereho igihe nta kibazo n'iki na kimwe. Gusa muraza kwihangana nimwumvamo urusaku kubera ko turi ahantu hari urusaku, ariko ndatekereza ko ibintu biraza kugenda neza. Ni umugabo witwa Jean Baptiste hano Kimisagara. Ni umugabo mu by'ukuri ahuye n'ibibazo bikomeye cyane ndetse biza kumuviramo urupfu. Uyu Bizimana yari umuririmbyi, akaba umwe mu bantu bakundaga gusirimba cyangwa se kubyinira Imana. Akaba ngo yari amaze iminsi abwira abantu amagambo asa nkaho arimo kubasezera, babwira ati nimpfa ntimuzarire ahubwo muzishime munezerwe. Yewe ngo ni nako byagenze ku munsi wo kumushyingura cyangwa kumuherekeza bwa nyuma. Abantu barasirimbye barabyina mu rusengero barimo bamusezera, kubera ko yari yababwiye ko amaze iminsi arota inzozi, abona ari ahantu hameze neza, hari amashuka meza cyane y'umweru, bigaragaza ko Imana yari yaramuteguye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Uyu mugabo rero biravuga ko yari arimo ari gutaha, hanyuma mu masaha y'umugoroba hano Katabaro aza guhura n'abagizi ba nabi. Ubwo yahuraga nabo bamuteye kaci, ngira ngo basa nkaho nyine bamwambuye ibyo yari afite. Hanyuma ubwo bamaraga kumwambura ibyo yari afite, baje no kumuteragura ibyuma baramukubita kugeza ubwo ashizemo umwuka. Rero nagahinda gakomeye cyane ko bivugwa ko yari amaze igihe gitoya akoze ubukwe, hagati y'amezi 5 gutyo. Urumva ko mu by'ukuri yari akiri umujene mariye. Urumva asigaranye mudamu wasigaranye agahinda gakomeye, nta kindi twavuga uretse kumwihanganisha ndetse tukihanganisha n'itorero rye muri rusange. Bamwe mu bo basenganaga bavuga ko yari umuririmbyi ndetse agakunda no guhimbaza Imana cyane mu rusengero. Rero mu kumusezeraho barishimye cyane kubera ko yari yarababwiye ngo nimpfa ntimuzarire, ntimuzamerekeresha amarira, ahubwo muzamerekeresha ibyishimo, muzaririmbe mubyine munezerwe, kubera ko umugeni wa Kristo azaba atashye. Ameze nkaho rero Imana yari yaramuteguye mbere, hanyuma aza kubimenyesha rero abo basenganaga, ababwira ati nimpfa ntimuzandirire ahubwo muzanezerwe. Ni nako ubundi bikwiye kugenda, kubera ko umukristo cyangwa se umukiranutsi ntabwo apfa ahubwo arasinzira. Kandi kubizera Imana tuzi ko iyo umukristo cyangwa se umukiranutsi apfuye, ntabwo aba apfuye ahubwo aba asinziriye. Hanyuma kandi abizera Imana bazi ko iyo babuze umuntu mu muryango baba bashyingiye mu ijuru. Nk'uko mu isi bigenda, umuryango urabyara umwana bakamurera agakura, ariko igihe kikagira bakamushyingira mu rundi rugo cyangwa mu wundi muryango, bakamera nk'aho batandukanye nawe mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo navuga bwo kujya bamubona buri munsi. Kubera ko niba ubyaye umwana w'umukobwa ukamubyarira i Rusizi ukamushyingira i Kirehe, birumvikana ko utazajya umubona uko ubyifuza umunsi ku munsi. Ni nako rero bigomba kugenda kubizera Imana. Iyo umukristo apfuye aba agiye aho tutazongera kumubona muri uyu mubiri, ariko igihe kikazagera mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tukazongera tukamubona. Nayo mpamvu kubizera Imana dukwiriye kuba tunezezwa nuko uwacu asinziriye kandi atashye ijuru. Rero Bizimana Jean Baptiste tumwifurije kugira iruhuko ridashira, hanyuma kandi yewe
umugeni we cyangwa se umudamu we bari barasezeranye, tuvuge ngo agire gukomera kandi yihangane. Mu isi niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara, ariko kandi hari umwanditsi wa Bibiliya wanditse, ngira ngo ni Pawulo wabyanditse, aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Yabibwiraga Abafilipi, aravuga ngo iwacu ni mu ijuru, ni naho dutegereje umukiza ko azava. Rero ni iby'ibyiringiro, ni iby'umunezero kuba itorero ryashingira mu ijuru. Hanyuma kandi mboneraho no kwihanganisha n'abandi bose badukurikirana batameze neza ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye, harimo n'abagize ibyago. Abo bose bagire gukomera kandi bagire kwihangana, bakomere rwose. Mu isi niko bigenda, ntabwo ari iwacu. Mu isi turacumbitse, turi abashyitsi, kandi hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ubuzima ni nk'uburabyo, burarabya ejo bukuma. Aravuga ngo unyigishe kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Rero Jean Baptiste, Imana imwakire mu bayo, kandi ndatekereza ko umuryango we uzongera ugahura nawe mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, bakongera bagahoberana. Kandi rwose itorero yasengeragamo nabo kubwo kubura umukristo wabo, twavuga ngo bihangane, nta kundi byagenda. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzame gutinyuka. Aravuga ngo amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. Hanyuma hari undi waririmbye aravuga ngo igihe cyanjye cyo gupfa nikigera uzame kwishima, uzame kunezerwa. Rero iyo umuntu apfuye akiranuka yizera Imana, aba abizi neza ko azazurwa akazukira guhabwa ubugingo buhoraho, ubwo Kristo azahamagara itorero rye nawe akaziyumvamo. Imana nibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Hanyuma abantu bafite ibibazo by'ubushomeri, ibibazo by'inzara, ibibazo by'uburwayi, ababuze urubyaro, imfubyi n'abapfakazi, mwese turabazirikana, tuvuga ngo Imana ibagirire neza. Mu karere ka Ngororero naho haravugwa umugore bivuga ko yari afite umukozi wo mu rugo yakoreshaga. Amakuru rero nabashije kumenya ni uko uyu mukozi ngo yatinze guteka, hanyuma uyu mukoresha we w'umugore rwose abantu bari kugenda bagaruka bavuga ko yakoze ibintu bya kinyamaswa. Yamufashe amumenaho amazi ashyushye, amazi rwose yateka nk'ubugari, yamaze gushyuha, yamaze kubira, ayamumenaho umubiri wose, arashya ku buryo bukomeye cyane. Nk'abantu mwe, abantu bakomeje kugenda batungurwa n'ibyo uyu muntu yakoze. Ni umugore mu by'ukuri navuga ko yahemukiye uyu mwana w'umukobwa. Ngira ngo mu by'ukuri mu bihe bigiye bitandukanye tugenda tubigarukaho, niba umuntu ari umukozi wo mu rugo ntibisobanuye ko ugomba kumufata nk'aho atari umuntu nk'abandi. Nubwo ari umukozi wo mu rugo, ni umuntu, ni umukozi nk'abandi. Kandi buriya bijya bintangaza iyo umuntu afata umukozi wo mu rugo nabi, amusigira ibiryo agateka, afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba yashyiramo buri kimwe cyose kikamwangiza, akamusigira abana mu rugo akabarera, akajya mu kazi nimugoroba agataha asanga abana nta kibazo, ariko akamufata nabi, akarenzaho kumufata nabi. Mu by'ukuri navuga ko aba ari ubugome bubi cyane. Ni ukudasobanukirwa, ni ukutamenya agaciro uwo muntu aba agufitiye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba umuntu agutekera ibiryo akabizana akabikugaburira, ukabirya utabanje kubipima ngo urebe ko nta kizira kirimo, ukabirya, mu by'ukuri aba bakozi bo mu rugo ni abantu nk'abandi, bakwiriye kubahwa, bakwiriye guhabwa agaciro. Sinzi wenda ngo bizagenda gute, urwego rushinzwe abakozi sinzi icyo bazakora, ariko abakozi bo mu rugo ahanini usanga bagenda batotezwa mu buryo bugiye butandukanye. Ugasanga arafatwa nabi, aratotezwa mu buryo nyine butandukanye, nk'ibyabaye kuri uyu mukobwa. Mu by'ukuri bamenyeho amazi, umubiri wose agashya. Kureba amafoto ye biteye ubwoba, birababaje cyane. Mu by'ukuri ni agahinda gakomeye cyane. Hari amakuru nabashije kumenya, gusa nyine uyu mugore wakoze ibi ngibi yamaze gutabwa muri yombi, ariko amakuru nabashije kumenya ni uko umugabo w'uyu mugore ngo yagerageje gusanga uyu mukobwa mu bitaro aho arwariye, ngo atangira kumubwira ngo ubabarire nyokobuja, ati umubabarire rwose. Ariko urumva basa nkaho bashaka kuzingitiranya nyine uyu mwana w'umukobwa kugira ngo adahabwa ubutabera, nicyo uyu mugabo agendereye. Ariko ndatekereza ko urwego rw'ubutabera ruzakora iperereza neza, hanyuma uyu mugore icyaha cyamuhama akabihanirwa n'amategeko, kugira ngo bibere n'abandi isomo, babyigireho, kugira ngo hatazagira n'abandi bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Mu by'ukuri navuga ko bigayitse cyane. Rero ubwo uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri nubwo ababaye cyane, ariko Imana ishobora kumufasha akongera gusubira mu buzima busanzwe. Rero nyaboneka babosi,
abantu mukoresha abana b'abakobwa mu rugo cyangwa se b'abahungu mugerageze mufate neza n'abana nk'abandi. Ariko uzi ko ufite umukozi mu rugo wajya kurya inyama ukamuhahira ibijumba, wajya kurya agafiriti ukamuhahira amateke, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukutamenya mu by'ukuri agaciro k'umuntu, icyo kiba ari ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Reka rero mbashimire cyane kandi mvuge ngo Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bijye bitandukanye bikomeze bibagirireho igihe. Imana ikomeze ibagirire neza mu kazi kanyu mukora.